Iyo bavuze pome benshi bumva uburyohe ntagereranywa buva muri urwo rubuto. Bitewe n'uburyohe uru rubuto rwifitemo, hari n'uwahisemo kuyitirira kampani ye iri mu za mbere zikomeye ku isi mu bikoresho bya elegitoronike izwi ku izina rya Apple. Usibye cyangwa n'uburyohe uru rubuto rwifitemo, hari abatazi umumaro w'urwo rubuto ku buzima bwa muntu. Ibyo tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Lina. Mbere y'uko dukomeza ntibagirwe gukanda subscribe, share na comment. Tujye tubana buri munsi mu gace k'ubuzima ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Bitewe n'ukuntu uru rubuto rwateye imbere mu bihugu bikomeye nka Amerika ndetse n'ibindi bihugu byahisemo kubicamo imigani bagira bati any apple day keeps a daughter away. Baba bashatse kuvuga kurya pome imwe ku munsi uba wirukanye umuganga ku mubiri wawe. Ibi ntibiba bishatse kuvuga uru rubuto gusa, ahubwo kurya ibiribwa byihagije ku mubiri wawe kurinda kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Pome ni urubuto dusangamo vitamine B, vitamine A ndetse na vitamine C, arizo vitamine zifasha mu kubaka uruhu ndetse no kurinda umubiri muri rusange. Ikanagira kandi vitamine B1 ifasha mu mikoreshereze myiza y'ubwonko, ifasha no mu kubaka imikaya. Ikanagira vitamine B2 ifasha mu mikorere myiza y'uturemangingo. Vitamine PP uru rubuto rugira ifasha mu mikorere no mu kubaka ingufu mu turemangingo. Vitamine B5 rugira ni vitamine y'uruhu n'umusatsi. Vitamine kandi ya B6 uru rubuto rugira ikenerwa mu mikoreshereze ya poroteyine n'amasigamine mu mubiri. Naho vitamine A igabanya uburozi mu mubiri. Iyi vitamine ikenerwa mu mitekerereze no mu mikorere myiza y'ubwonko. Vitamine zose dusanga muri uru rubuto zifitiye umumaro umubiri wacu. Ibindi byiza dusanga muri uru rubuto ni uko rubamo ibitera imbaraga, rukaba rwiza ku bakunda gukora imyitozo ngororamubiri. Muri kamere ya pome igizwe n'ibinyamasukari umubiri ukenera cyane mu gukora kwawo, kuko niho umubiri ukura imbaraga. Kurya pome ku kigero gifite kandi ku buryo buhoraho ni uburyo bwiza bwo kwirinda kugira ibiro byinshi cyangwa kubigabanya mu gihe birenze urugero. Pome ya magarama 150 uyifashe buri munsi nyuma y'ifunguro byagufasha kutongera ibiro mu buryo butateguwe. Abashakashatsi bagaragaje ko pome igizwe n'amasukari yitwa fructose na glycide, umubiri ukaba uyakoresha buhoro buhoro. Bikaba ari byiza gukora siporo mbere yo gufata uru rubuto, kuko umubiri ubasha kwibikira imbaraga wakoresha igihe kirekire. Gufata pome mbere ya siporo bituma umubiri uha ingufu igihe kinini. Wayifata hagati mu myitozo bigatuma umubiri ugarura amayanja neza, ugakomeza gukora neza kubera ko iyongerera imyunyu n'amavitamine atandukanye uba umaze kuyiha. Naho kuyifata nyuma y'imyitozo bifasha umubiri gusohora amazi wari wabuze ndetse no gusohora imyanda. Nimba ukora siporo nyinshi ukeneye urubuto rwa pome. Pome kandi ifasha cyane mu rwungano ngogozi. Ubushakashatsi bugaragaza ko gufata umwanya uhagije mu kuyikanja cyane bituma byorohereza igifu, kandi nibyo twabonye haruguru, bituma umubiri utiyongera ku biro. Fiber bituma igogora rigenda neza. Ikindi urubuto rwa pome rutuma utagira ibibazo byo kwituma bigoranye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gukanja
cyane bituma byorohereza igifu, kandi n'ibyo twabonye haruguru bituma umubiri utiyongera ku biro fiber, bituma igogorwa rigenda neza. Ikindi kandi uru rubuto rwa pome rutuma utagira ibibazo byo kwituma bigoranye, ibyo bita imatsi. Uru rubuto kandi rugira vitamine C ifasha cyane uruhu kunoga no kwihanganira ibirurwanya. Burya urubuto rwa pome rushobora kurwanya ibyago byo kurwara indwara nka diyabete cyangwa indwara ya gisukari, bitewe n'uko pome ifasha mu kugabanya isukari mu maraso. Ishobora kugufasha mu kugabanya umuvuduko munini w'amaraso, hypertension, ndetse ikarinda indwara y'umutima. Pome kandi nk'uko twabikomojeho igabanya umubyibuho ukabije uri ku gipimo cyo hejuru, obesite. Uru rubuto kandi rugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ndetse no kuziba k'umuyoboro w'amaraso. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibikungahaye kuri fibre nka pome bigabanya cholesterol mu maraso, kuko iyo ibaye nyinshi itera kuziba kwa tumwe mu tuyoboro tw'amaraso, bigatuma amaraso atagera neza mu mutima. Kandi rubonekamo imyunyungugu itandukanye nka potassium, calcium, magnesium ndetse na phosphate. Uru rubuto kandi rukungahaye kuri vitamine zose nka B6, B5, K ndetse na C. Abahanga mu by'ubuzima batanga inama bavuga ko mu gihe umuntu yaba amaze gufata amafunguro cyangwa mu bihe bisanzwe, ari byiza cyane gufata uru rubuto rwa pome. Ibi koko kandi mu gihe ugiye gufata runo rubuto ari ngombwa kubanza kururonga neza n'amazi meza, mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda. Pome kandi ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko. Kurya pome bituma ubwonko bukora neza ndetse bikagabanya stress mu mubiri. Nizere ko mumenye byinshi mutari muzi kuri pome. Ubushakashatsi bwagaragaje ko pome imwe ku munsi yirukana muganga ku buzima bwawe. Iyo yari pome, imimaro yayo, indwara ivura. Ni byiza nyine gukoresha imbuto zitandukanye ku buzima bwacu kugira ngo tugumye kugubwa neza.